nyemerera ntugere guha ikaze kandi gushimira we wahisemo gutega amatwi KZN Magazine nka channel y'abanyarwanda muri rusange igutegura ndetse ikakugezaho ibiganiro by'ubwenge gusa umunsi ku munsi. Turacyari muri gahunda yo kuvuga kuri buri gihugu cyose cy'igihangange bitewe n'amateka cyihariyeho cyane cyane mu byerekeranye n'ubwami ndetse n'ubucuruzi n'inganda. Uyu munsi wa none tugiye kuvuga ku bwami ndetse n'igihugu gikomeye cyane cy'Ubwongereza. Ndagusaba wowe utarigeze ukora subscribe ndetse na like kandi wibuke gukora ku nzogera kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha ko iyi channel yashyize hanze ikiganiro ukibonye utagombye kujya gushakisha. Nguhaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, reka nze tubyinjiramo neza. Amateka y'ubwami bw'Ubwongereza ni imwe mu ndangagaciro ndende kandi zifite ireme rikomeye mu mateka y'Uburayi bwose muri rusange. Yabaye urufatiro rw'ubutegetsi bw'Ubwongereza ndetse igira uruhare rukomeye mu guhindura amateka y'isi binyuze mu bukoloni, ubukungu, politiki ndetse n'umuco. Reka tuyasesengure mu byiciro by'ingenzi. Icyiciro cya mbere ni imvano y'ubwami bw'Ubwongereza. Ubwami bw'Ubwongereza bwatangiye mu kinyejana cy'Icyenda ariko bwagizweho impinduka nyinshi. Umwami wa mbere uzwi mu mateka yo muri iki gihugu cy'Ubwongereza ndetse wayoboye ubwami bw'Ubwongereza ni umwami witwa Agibert. Uyu yabayeho mu kinyejana cya 9. Ubwo ni ukuvuga niwe watangiranye n'ubwami bwa mbere bw'Ubwongereza, cyane ko twabonye ko ubwami bw'Ubwongereza bwatangiye mu kinyejana cy'9. Uwitwaga William Conrad niwe wari ushinze ubwami bwa Normandy ubwo hari mu mwaka w'1066 ubwo yatsindaga mu ntambara yitwaga Hastings. Hanyuma icyiciro cya kabiri cy'ingenzi ni abami n'abamikazi b'ingenzi mu mateka y'ubu bwami bw'Ubwongereza. Turarebera hamwe izina ry'umwami w'ingenzi muri aya mateka y'ubwami bw'Ubwongereza, igihe yayoboreye ndetse n'ibyamuranze ku ngoma ye y'cyami. Uwa mbere ni uwitwaga William wa mbere wayoboye kuva mu mwaka w'1166 ndetse aza kuva ku ngoma ye mu mwaka w'1187. Uyu yashyize ubwami bw'Ubwongereza mu cyitwaga Normand ndetse yaje no gutsinda ab'iwabo. Uyu yaje gukurikirwa n'uwitwaga Henry wayoboye kuva mu mwaka w'1509 kugeza mu mwaka w'1547. Uyu yamenyekanye cyane mu gutandukana na Papa wa Roma ndetse ashinga icyitwaga Anglican Church. Yashatse abagore 6. Yaje gukurikirwa n'uwitwaga umwamikazi witwaga Elizabeth wa mbere wayoboye kuva mu mwaka w'1558 kugeza mu mwaka w'1603. Uyu yahagaritse amashyaka ahangana, igihugu kigira ibihe by'uburumbuke n'iterambere, ikizwi nka Renaissance. Uyu mwamikazi Elizabeth wa mbere yaje gukurikirwa n'uwitwaga Charles wa mbere wayoboye kuva mu mwaka w'1625 kugeza mu mwaka w'1649. Yishwe nyuma y'intambara y'abenegihugu ikizwi nka Civil War. Yakurikirwa n'umwamikazi Victoria wayoboye kuva mu mwaka w'1837 kugeza mu mwaka w'1901. Ubwami bwari mu gihe cy'ubukoloni n'iterambere ry'inganda ndetse ni nawe wamaze igihe kirekire. Icyo gihe yaje gukurikirwa n'uwitwaga Elizabeth wa kabiri wayoboye kuva mu mwaka w'1952 kugeza mu mwaka w'2022. Uyu abenshi turamuzi. Uyu akaba ari umwamikazi wamaze igihe kirekire kurusha abandi bose, akaba yaramaze imyaka 70 ku butegetsi. Uyu yayoboye mu gihe cy'impinduka nyinshi z'isi kugeza ku munsi yapfiriyeho twese abenshi muri twe tuzi. Uyu yaje gukurikirwa n'uwitwaga Charles wa gatatu wayoboye kuva mu mwaka w'2022 kugeza uyu munsi wa none mu mwaka w'2025. Uyu niwe mwami uri uyu munsi wa none
ndetse akaba yarasimbuye nyina Elizabeth wa kabiri. Yego ubyumvishe neza ko Charles wa gatatu yari umuhungu wa Elizabeth wa kabiri. Reka noneho turebere hamwe impinduka z'ubwami bw'Ubwongereza muri rusange, ikizwe nka constitutional monarchy. Kuva mu mwaka w'1215 uzwi nka Magna Carta yashyizeho uburyo bwo kugabanya ububasha bw'umwami ndetse atangira guha inteko ishinga amategeko ububasha. Kuva mu mwaka w'1689 hashyizweho ikizwe nka Bill of Rights ishyiraho ubwami bugendera ku mategeko, ikizwe nka constitutional monarchy. Ubu umwami cyangwa se umwamikazi ntagira ububasha bwa politiki bw'ako kanya, ahubwo akora nk'umuyobozi w'ikirangirire, aho afungura inteko ishinga amategeko, agatangaza guverinoma nshya ndetse akanahagararira igihugu ku ruhando mpuzamahanga. Reka noneho turebera hamwe umwami ndetse n'ubukoloni. Ubwami bw'Ubwongereza bwabaye bukuru ku isi mu kinyejana cya 19 ndetse no mu kinyejana cya 20. Ubu bwami bwagize icyitwaga British Empire, aho bwafashe ibice byinshi ku isi harimo nka Afurika, Amerika, Aziya, Australia ndetse n'ibirwa byinshi. Bwazanye ururimi rw'Icyongereza, imigenzo n'ubutegetsi bwa gisirikare mu bihugu byakolonijwe n'iki gihugu cyangwa se n'ubwami. Reka noneho turebere hamwe ubwami bw'Ubwongereza kuri uyu munsi wa none. Ubwami bw'Ubwongereza ubu tuvugana bufite umwami, ariko bukaba buyoborwa na systeme monarchie constitutionnelle, aho umwami cyangwa se ikizwe mu rurimi rwacu rw'ikirangirire. Reka noneho turebere hamwe icyitwa Commonwealth realm. Hari ibihugu 15 bindi bifite Charles wa gatatu nk'umwami wabo, harimo nka Canada, Australia, New Zealand, Jamaica ndetse n'ibindi. Mu magambo make, ubwami bw'Ubwongereza bufite amateka y'imyaka irenga 1000, bwanyuze mu bihe by'ubwiyongere, impinduramatwara, ubukoloni no kwiyubaka nyuma y'intambara. Aho bugeze ubu ngubu ni ikimenyetso cy'umurage n'umuco, aho bufite uruhare runini mu mibanire ya rubanda ndetse n'isi muri rusange. Reka noneho rero sasa dukomeze hamwe turebera hamwe nk'uko tubizi kandi tukaba twabyumvishe ku gice cyabanje ko ubwami bw'Ubwongereza bwakolonije ibihugu byinshi bitandukanye muri Afurika. Yego byumvishe neza ko byanga byakunda ubwami bw'Ubwongereza bwaba bwaragize ingaruka ku bihugu bya Afurika bigiye bitandukanye nyuma yo kubikoloniza. Reka noneho turebere hamwe uburyo Abongereza baba barakoresheje mu gukoloniza Afurika. Mu kinyejana cya 19, ubwo ni ukuvuga ngo nyuma y'umwaka w'1884 kugeza mu mwaka w'1885, ubwo ni ukuvuga igihe cy'inama ya Berlin Conference, Ubwongereza bwafashe ibice binini byo muri Afurika harimo nka Kenya, Uganda, Tanzania, igice cyayo, Nigeria, Ghana, Zambia, Zimbabwe, Afurika y'Epfo, Sudani, Egypt ndetse n'ibindi. Bagendaga bavuga ko bazanye icyitwaga civilization, uburezi, imibereho myiza, ariko nyirabayazana kwari ugucura umutungo no kwagura imbaraga zabo. Reka no turebere hamwe ingaruka zikomeye z'ubukoloni bw'Abongereza muri Afurika. Ibi turaza kubirebera hamwe twifashishije ingaruka ndetse n'ubusobanuro bw'iyo ngaruka. Ingaruka ya mbere bwari ubukungu bushingiye ku mahanga. Bahinduye Afurika amasoko y'ibikoresho naho bakura iby'ibanze byo kuzikorera inganda zabo, ubwo nizo mvuga abaturage b'imvange nta nyungu muri rusange. Yego byumvishe neza ko ubwami bw'Ubwongereza bwakoreshaga abatura Afurika cyangwa se abaturage bo mu bihugu bari baraje gukoloniza byo muri Afurika, bakabukoresha mu nyungu zabo, nyamara ntibagire n'inyungu na nkeya cyangwa se amafaranga na make bahemba. Ingaruka ya kabiri ni iyimurwa ry'imbohe ndetse z'ubutaka. Bafataga ubutaka bwiza
bakabwegurira abazungu, hanyuma abaturage cyangwa se abenegihugu bakabimurira ahatari ubutaka bwiza cyangwa se ahateza. Hanyuma ingaruka ya gatatu ni uburezi butarimo kwigisha kwigenga. Ubyumvishe neza ko byanga byakunda uburezi bwatangwaga n'Abongereza ku Banyafurika kwari ukubigisha kubaha ndetse no kugendera kure umuzungu muri rusange. Ibi babikoreshaga nka tekiniki ndetse na serivisi z'imfura, ntibigishwaga amateka yabo cyangwa se kwiyobora. Reka naho turebere hamwe indi ngaruka ivuga ku bijyanye no kwicamo ibice bishingiye ku moko. Bategetse ndetse bashyiraho icyitwaga divide and rule. Ibi byari bigendanye no kugabanya n'ibice abaturage, bagatonesha bamwe ndetse abandi ntibabatoneshe. Ibi byatezaga intambara hagati y'amoko nko muri Nigeria ndetse n'u Rwanda. Ntabwo arizo ngaruka zonyine zavuzwe haruguru zatewe n'ubwami bw'Ubwongereza ku Banyafurika bakolonijwe, kuko harimo n'indi ngaruka irebana no kwikubira umutungo byakorwaga n'ubu bwami bw'Abongereza. Bakuyemo amabuye y'agaciro, ibihingwa nka cotton, tea, cocoa, kawa ndetse n'ibindi. Ibi babishyiraga ku masoko yo hanze maze bikabazamura ubukungu, basahura bajyana iwabo, umwanya wo kuzamura ubukungu bw'aho bakolonizaga. Ntabwo ariyo ngaruka yonyine, kuko bashyiragaho n'amategeko n'imiyoborere bishingiye ku Banyaburayi gusa. Aho bageze cyangwa se aho bakolonije hose, bashyizeho amategeko atandukanye n'ay'abaturage bari basanzwe bizera ndetse bagenderaho. Ibi bikabangamira umuco n'ibigenzo byakorwaga n'abaturage mbere y'uko abazungu bahagera. Hari n'ingaruka nziza zimwe na zimwe zagiye zigaragara n'ubwo Abongereza baze gukoloniza ibihugu bimwe na bimwe muri Afurika. Bavuga ko byanga byakunda buri kintu cyose nubwo cyaba kibi ntikibura ingaruka nziza, kabone nubwo zaba ari nkeya. Ingaruka ya mbere nziza, bashyizeho ibikorwa remezo nka gari ya moshi, amavuriro ndetse n'amashuri. Bazanye ururimi rw'Icyongereza rwatumye ibihugu byinshi bishobora kuvugana n'amahanga, bikagura ubukoranire, ubucuruzi, bitewe n'uko byakoreraga hamwe. Ibihugu byakolonijwe n'Ubwongereza nk'uko byagiye byigenga, byinshi byasigaranye ubufatanye bwa Commonwealth bujyanye n'uburezi, ubukungu ndetse n'umuco. Reka noneho turebere hamwe ibyerekeranye n'inganda ndetse n'ubucuruzi uko bwaba buhagaze mu bwami bw'Ubwongereza, cyane ko bivuga ko bwari bufite ubutunzi bwinshi nyuma yo gusahura ibihugu bitari bikeya byo muri Afurika. Ubwo ndavuga mu gihe cy'ubukoloni. Uraza kunyemerera tugere ku gice cya kabiri, aho tumaze kurebera hamwe ibyerekeranye n'inganda ndetse n'ubukungu, ubucuruzi byo muri ubu bwami bw'Ubwongereza. Amateka y'inganda ndetse n'ubucuruzi by'Ubwongereza ikizwe nka United Kingdom ni amwe mu yafashe isura y'isi. Ubwo ndavuga mu kinyejana cya 18 kugeza mu kinyejana cya 19. Ibi zabaye cyane cyane mu gihe cy'impinduramatwara y'inganda ikizwe nka Industrial Revolution. Ubwongereza bwabaye igihugu cya mbere cyazamuye inganda mu rwego rw'igihugu, maze bukwirakwizwa ubwoko bushya bw'ubukungu n'ubucuruzi ku isi. Reka tubisosengure mu byiciro bibiri, aho turi buze kuvuga ku nganda ndetse n'ubucuruzi. Reka turebere hamwe icyiciro cya mbere, aho kigiye kurebana n'amateka y'Ubwongereza ku byerekeranye n'inganda. Turabisobanukirwa neza duhereye ku cya mbere, aricyo Industrial Revolution, impinduramatwara y'inganda. Ibi byabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana arindwi na mirongo itanu kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itanu. Iyi Industrial Revolution yatangiriye mu Bwongereza mbere y'ahandi hose ku isi. Harimo ibyaranze ino Industrial Revolution, harimo imashini nshyashya ikizwi nka spinning jelly, yari imashini ikora imyenda ikizwi nka steam engine, ubwo ni ingufu za peteroli ndetse n'amazi ndetse n'izindi. Hazamuye inganda z'imyenda ikizwi nka textile, n'iz'icyuma ikizwi nka iron and steel,
zari ku isonga kurusha izindi zose. Hazamuwe icyari kizwi nka gari ya moshi n'imodoka z'ibyuma byatangiye gutwara ibicuruzwa ndetse n'abantu. Hanyuma igice cya kabiri turarebera hamwe akarere k'ingenzi mu nganda. Aha ubwo ni tumwe mu duce tw'ingenzi twagiye dushyirwamo inganda ndetse kurusha ahandi hose muri ubwami bw'Ubwongereza cyangwa se igihugu cy'Ubwongereza. Ahambere ni ahazwi nka Manchester ndetse n'ikizwi nka Birmingham. Iyi ni imijyi y'inganda y'imyenda ndetse n'amamashini. Harimo akandi gace kazwi nka Sheffield, Newcastle. Aha ngaha hari uduce tubiri twerekeranye n'inganda z'icyuma ndetse n'amakara. Turaza kugera ku gace ka nyuma ariko London ariho umutima w'ubucuruzi mpuzamahanga muri iki gihugu ndetse n'ubwami bw'Abongereza. Reka turebere hamwe ibikoresho by'ishoramari. Ubwongereza bwafashije umutungo wari uturutse ku bukoloni nyabwo nka Afurika y'Epfo ndetse na Amerika. Ibikoresho byose byaturukaga muri ubu bwami bwari bwarakoronijwe n'ubwami bw'Ubwongereza, bwazaga bufite intego yo kuzamura ubukungu bw'Ubwongereza gusa ndetse no guteza imbere inganda. Hasawe amabuye y'agaciro, ipamba, amavuta ndetse n'ibindi byatumaga inganda zikora nta nkomyi kuko zari zifite ibikoresho ikizwe nka raw materials mu ndimi z'amahanga. Nyuma yo gusoza icyiciro cy'inganda, reka tugire noneho ku mateka y'ubucuruzi bw'Ubwongereza. Turaza kubumenya neza twifashishije igice cya mbere aho tugiye kurebera hamwe ubucuruzi bwambukiranyaga inyanja. Ubwongereza bwabaye igihangange mu bucuruzi bwo mu nyanja, ikizwi nka maritime trade. British East India Company yabayeho kuva mu mwaka w'1600 kugeza mu mwaka w'1874. Yacuruzaga ibintu byo muri Aziya nk'icyayi, ipamba, ibirungo ndetse ifite n'ububasha ku byerekeranye na gisirikare. Aha ntabwo ari ahantu honyine hakorerwaga ubucuruzi kuko habaga n'ahandi hantu hitwa Atlantic Slave Trade, aho Abongereza bagize uruhare rukomeye mu gucuruza abacakara bajyanwaga muri Amerika. Igice cya kabiri ubwo twareberaga hamwe icyiciro cya mbere kijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya inyanja, reka turebere hamwe igice cya kabiri kirebana n'icyitwa British Empire cyangwa se ubwami butarengeraga izuba. Ubwongereza bwari bufite ibihugu bikoronijwe ku migabane yose. Ibi ubyumvishe neza ko nta mugabane n'umwe Ubwongereza butigeze bugiraho igihugu bwakoronije. Ayo mahanga yabayeho amasoko y'ibicuruzwa n'inkomoko y'ibikoresho ikizwi nka resources. Ubucuruzi bwa Commonwealth bwari bwubakiye kuri ubwo bufatanye ndetse na n'ubu ngubu bugikora. Reka rero turebere hamwe ubucuruzi bw'iki gihe ubundi Ubwongereza buhagaze gute mu bucuruzi bw'iyi minsi. Ubwongereza ni kimwe mu bihugu 10 bya mbere ku isi bicuruza kurusha ibindi byose. Bwohereza imodoka, imiti, ibyuma, indege, ibiribwa bihanitse ndetse na serivisi za finance ku rwego rw'isi. Byinjiza amavuta, ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'ibiribwa mu gihugu mo imbere. Hari icyambu cya London, Liverpool ndetse na Felixstowe. Ibi ni bimwe mu bihuza isi ndetse n'Ubwongereza, ubwo ndavuga mu byerekeranye n'ubucuruzi. Reka rero turebera hamwe ikizwe nka Londres cyangwa se London nk'umutima w'ubucuruzi ndetse n'ifaranga. City of London cyangwa se umujyi wa London ni igicumbi cy'amabanki, amasoko y'imari ndetse n'ubucuruzi bwa serivisi. Ni numwe mu duce dutatu ku isi dukomeye mu byerekeranye n'ubukungu hamwe na New York ndetse na Tokyo. Amasoko nka London Stock Exchange ndetse na Bank of England ni ay'ingenzi cyane ku bukungu bw'isi. Ubwongereza nibwo bwatangije impinduramatwara y'inganda ndetse buhita bwiyubaka nk'igihugu cya mbere gikomeye ku isi mu nganda no mu bucuruzi mpuzamahanga. Ibi byari byubakiye cyane ku bumenyi, umutungo w'ubukoloni n'udushya mu ikoranabuhanga.
kugeza ubu buri mu bimwe mu bihugu by'ibihangange ku isi mu bijyanye n'ubucuruzi ndetse n'ishoramari. Aha niho dusoreje hamwe ikiganiro cyavugaga ku mateka ku byerekeranye n'ubwami bw'Ubwongereza ndetse n'inganda n'ubucuruzi kuri iki gihugu. Nshimira wowe twabanye kuva ku itangira ry'iki kiganiro kugeza kuri uyu musozo wacyo. Ibuka kugenda ukoze subscribe ndetse na like kugira ngo ujye ubona ubutumwa bugufi bukumenyesha byica nashyize hanze ikiganiro ukirebe utagombye kujya gushakisha. Ndagushimiye wowe twabanye, dusubire mu biganiro by'ugukurikira. Ciao ciao.